Ni itangazo rishya, ni itangazo ryaturutse ku rubuga rwa X rwa RRA, aho imihango yose, abakoraga mu mihango yose y'ubukwe, RRA yabyivanzemo. Hari uburyo umuntu mu bukwe yitangaga ati wenda sonorizasiyo nzayizana, undi akavuga ati dekorasiyo nzayizana nk'impano. Ibyo byose RRA ugomba kujya ubanza kwishyura umusoro. Ni ibintu bigera muri 5 yasohoye. Ni itangazo nk'uko nari maze kubivuga, ni itangazo ryaturutse kuri X ya RRA. Reka dutangire. Ubundi hano mu itangazo hejuru handitse ngo ni gahunda ya NST2. Ubwo hano mfite umutwe ugira ngo amakuru agendanye n'ahabera ubukwe. Ku ngingo ya mbere bavuze kuri dekorasiyo, abakora muri dekorasiyo. Aha ugomba kugaragaza amazina yabo na nimero ya telefone yabo na tini kampani yabo bakoze. Ubwo naho ugomba kwishyura iki? Umusoro. Nanone kuri sawundi sisitemu cyangwa se sonorizasiyo, aha naho ugomba kugaragaza amazina yabo, telefone na tini. Muri kumva ko ibintu byose bisaba kwishyura. Ubwo niba umuntu yaravuga ngo sonorizasiyo nzayitanga, hari uburyo habaga nk'ubukwe, umuntu akavuga ati njyewe ku kijanye na sonorizasiyo ndi tayari, nkurikije nuko uyu muntu twabanye turi inshuti, nta kibazo aho, ntimugire ikibazo. Byabaye danje. Ubu ku musore, ku mukobwa, aho ubukwe bwikubye 2 ku gishoro. Ibi by'impano batangaga ubu bisa nkaho biri kuhava, kuko niba umuntu yari yakwitanga kuri iyi mpano bakaba bashyizeho tini, ubwo uri kumva ayo mafaranga yo kwishyura tini agomba kuva ku bageni, haba ku musore cyangwa ku mukobwa bitewe n'uko babyumvikanye. Rero ni ibintu biri danje. Akantu ka 3 bavuzeho ni fudu andi diringisi, ubwo ni ibyo kunywa n'ibyo kurya. Aha naho ugomba kugaragaza amazina. Ubwo aha amazina ni kampani, wenda ushobora kuvuga ngo hari abantu baba bashinzwe gutanga serivisi y'ibyo kurya kampani, ukaba ufite ubukwe ukavuga uti njye iyi kampani izangira kuri ibi byo kurya n'ibyo kunywa. Ubwo ugomba gutanga amazina ya kampani na telefone na tini y'umusoro, bagomba kugaragazaho ko bishyuye. Rero muri kumva ko ari ibintu biri ni nk'aho ari ubukwe bwose. Tumaze kurebera kuri fudu andi diringisi. Ikindi barebyeho bavuzeho ni itorero. Ubwo aha ni ku bintu by'imyidagaduro. Aha ku baririmbyi, ubwo bishobora bati uyu n'uyu araza, aba n'aba. Ubwo aho naho ugomba kugaragaza amazina na telefone na tini.
nta bintu byinshi, dore ni itangazo rya RRA. Rero ni ibintu biba bikaze, ariko nta kundi ubwo nyine waba uri umusore waba uri umukobwa birakureba, ubwo nta kundi nyine ubukwe bugiye guhagarara. Niba n'umuntu hari abamaraga n'imyaka za mirongo, ubu noneho birikuba kuko amafaranga uno yarabuze none biri kwiyongera, ubwo birakaze. Akandi barebyeho ni abakoze ubukwe. Aha ku bakoze ubukwe ugomba gushyiramo bari muri serivisi y'ubukwe. Ubwo ugomba gutanga amazina ya hano, ugomba kubanza gutanga telefone ya korodineta w'ubukwe, uwo ushinzwe korodineta w'ubukwe. Ubwo mwabyumvishije, ni umuntu uhagaze mu bukwe ku buryo buri kimwe cyose kiri bukenerwe ari we murajya kureba muri serivisi zose ziba zerekeranye n'ubukwe. Amazina ye na nimero ya telefone by'abakoze ubukwe. Muri kumva ko rero buri hantu hose biba ari danje, nta gucika, nta kwibesha. Niba uri mushya kora subscribe. Byakaze, reka tuzahure muri video y'ubutaha. Ndagushimiye wowe twabanye. Ciao.